ndumva ariryo tugiye gukomerezaho tunarisoza. Imana ntizireba nk'abantu. Reka nsabe urya muntu wadufashije gusoma nimba hari nanone adufashe. Turasoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 18, turahera ku murongo wa 13 tugeze ku 15. Igitabo cy'Itangiriro ibice 18 n'umurongo wa 13 tugeze ku 15. Amen. Ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati ni iki gitekereje Sara? Akabaza ati ni ukuri koko nzabyara nkeciye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyaye umuhungu. Maze Sara arahakana ati sinsetse kuko yatinyaga. Aramusubiza ati oya urasetse. Amen. Amen. Iri ni ryo jambo tugiye guhagararaho, ariko turagenda tuvuga n'ayandi. Ariko nk'uko nari mbivuze, ni rya jambo tukirimo ryo kuvuga ngo Imana ntizireba nk'abantu. Imana ntizireba nk'abantu. Abantu turibesha cyane, twarabivuze ejo. Kandi hari abantu bazi kwipamba bagatanga impression nziza mu buryo bagenda, mu buryo bambara, mu buryo bavuga, ariko iriya mu mutima hari ibindi. Umuntu akaba yagenda ku magambo bavuga, naho iriya mu mutima ho hari ibindi bitandukanye n'ibyo umuntu avuga. Ariko Imana yo nk'uko twumvise ejo ntizikangwa n'amagambo, izireba umutima. Izireba umutima. Umuntu ireba nk'abantu. Rino jambo dusomye ni ijambo rireba Aburahamu na Sara. Imana irabahamagara, ibasanga mu gihugu cy'abanyamahanga, irabahamagara, ihamagara Aburahamu. Narimo nsoma Imana ibintu yasabye Aburahamu, yamusabye gukora ibintu nka bine. Imana iramubwira ngo nakora ibyo bintu bine nayo izamukorera ibintu 8. Nibyo nasanze mu by'Imana yavuze izamukorera ni ibintu 8, ariko yari yamusabye gukora ibintu bine. Isomo nakuyemo nuko ibyo dusiga titwabigereranya n'ibyo tuzahabwa iyo twemeye gukurikira Yesu. Buri gihe iyo Yesu yahuraga n'abantu aje gutangira umurimo wiwe, yazaga asanga abantu akababwira ngo nimusige ibyo mwari mufite, inshundura nimusige, ibiro mwatorezaga amakori nimusige, munkurikire, musige munkurikire, munzabagira abarozi b'abantu. Imana ibwira Aburahamu ku bice igitabo cy'Itangiriro ibice 12, Imana iramutegeka ngo nave mu gihugu cyabo. Icyo ni icya mbere Imana yamusabye. Irongera iramubwira ngo usige umuryango wanyu. Icyo ni icya kabiri. Usige inzu ya so. Icyo ni icya gatatu. Uje mu gihugu nzakwereka. Icyo ni icya kane. Uhaguruke ufate inzira ugende. Nukora ibyo bintu bine, umva ibintu Imana yavuze izamukorera. Yamubwira ngo nije uzakwereka igihugu uzabamo. Nzaguhindura ubwoko bukomeye.
nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe yego uzabe umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma ngo kandi muri wewe nimo imiryango yose izaherwa umugisha. amen. ni uko imana yabwiye Aburahamu imuhamagara ugereranije ibintu yagombaga gusiga n'ibintu imana imwemereye kuzamukorera nimba bisize by'imana yari kuzamukorera n'ibyo byinshi yego ni ibintu nk'umunani imana yamusezeranije ariko musaba gukora ibintu bine. uyu mugabo Aburahamu bakeka yuko igihe imana imuhamagaye yari afite imyaka 75 yego yari yaragize ikibazo ntiyabyara. kutabyara ni ikibazo mu bantu bose. ubu ngubu niho abantu basigaye babigira byamaze kuba nk'isema abantu bagashakana ariko bakumvikana ngo ntibakabyara. ariko kubyara ubundi ni umugisha mu by'ukuri. Aburahamu rero yari yarahuye n'icyo kibazo cyo kutabyara. imana mu ijuru abari wibona igomba guhamagara umugabo w'insiki niko bazabita umugabo w'insiki, umugabo w'imyaka 75. umudamu nawe yarakuze, Sara nawe yarakuze, ariko imana irababwira ngo bazaba ubwoko bukomeye. umuntu akibaza azaba ubwoko atagira umwana kugira ngo ubu bwoko buza butangirira ku umuryango ukaguka, abantu bakabyara abana, abuzukuruza naho umuntu utagira n'akana na kamwe azaba ubwoko bukomeye gute? kubera ko imana, langaje y'imana, imvugo y'imana itandukanye n'imvugo zacu, analize y'imana itandukanye n'izacu. yego ni ukuri. uko tubona ibintu bitandukanye n'uko imana ibireba. twe tubona ibintu uko bisa, imana ikabona ibintu uko biri. basubire, twe tubona ibintu uko bisa tukabona ishusho yo hanze, ariko imana yo ikabibona uko biri. kuko hari igihe ishusho itazireflete realite y'ikintu, imana ikabona uko biri. imana ihamagara Aburahamu iramubwira ngo haguruka ugende, nzakubwira ubwoko bukomeye. Aburahamu aremera, arahaguruka aragenda. yari afite kwizera kudasanzwe. iyo aza kuba niyenda biki yari kuvuga ati banza umbwira aho nzaje, ndamapfa guhaguruka ngende ikiditi mugani w'abakera, banza umbwira aho nzaje, mbanze ndebe nimba ari heza kurusha hano nari ntuye. ndapfa guhaguruka ko umbwira aho ariho. aremera arahaguruka aragenda. imana iramubwira ngo nzakwereka aho uzaba. haleluya amen. nzakwereka, ntugire ubwoba, nzakwereka aho nzakwereka igihugu uzaba. yego arahaguruka aragenda, yikoreye rya sezerano aragiye. ngira ngo niyo nayo yari kuba motivation yo gutuma agenda, kumubwira ngo izamugira ishyanga rikomeye atagira akana. ari kuvuga ati reka tugende, wasanga nyine tugiye kubyara, tugende. barahaguruka aragenda n'umufasha wiwe, bavuga yuko yajyanye na Lote, ajyana n'umukozi wabo Hagari. baragenda barazenguruka, barategereza isezerano. wapi? barazenguruka igihe kimwe
igihugu bagiyemo giterwamo n'inzara giterwamo n'inkuru tuzi twese ngo inzara iratera mu gihugu bari barimo biba ngombwa ko baja mu kindi gihugu bamaze gushika kuko ngo bavugaga yuko hari ibiryo bashitse ngo barabesha babaza Aburahamu ngo abwira umudamu ati nidushika giriya tukavuge ko uri umudamu wanje kuko bashobora kukunziza Sara ati nta kibazo baragenda bamaze gushika baramubaza uyu se ni Aburahamu uyu ni mushiki wanje niko okay umwami w'ico gihugu afata Sara aramujana Imana irarakara abahamagawe n'Imana iziba ibarwanaho haleluya ibabereyemo ntizishaka ko biyandavuza ntizishaka ko biyanduza ko basa n'abanyamahanga reka da ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntitwishushanye n'abiki gihe iyo niyo ndwara iteye turashaka gusa n'abisi kandi Yesu yaravuze ngo abisi ahubwo tubahindure base natwe niba tubona mu muco niba tubona turyoshe dufite umunyu wacu ubatire ubakurure umuco wacu bakurure bifuze kuba nkatwe ariko dusigaye twifuza kuba nk'abisi abisi ntibambara ubusa ngo natwe twambara ubusa ndimo kubona abadamu benshi ibituza bakagenda ku mugaragaro ngo niyo mode niko ibyo bigezweho dufite abasore bari kwambara ipantaro igenda itibuka ngo niyo mode niko bimeze izindi bakazishanyura mu mavi ipantaro ziriya zishanyutse ubu ngo nizo zihenze kurusha ipantaro zidashanyutse ngo niko isi hayivuga dushaka gusa nabo ariko tugomba gusa n'abisi kuko tukiri abisi bana b'Imana no haleluya tukiri abisi iwacu ni mu ijuru haleluya amen iwacu ni mu ijuru kandi mu ijuru ni heza kurusha mu isi twese twigana isi aho guhindura isi niyo yayiduhindura no oya Sara n'umutware we Aburahamu baragenda bamaze gukora iyo erere uwo mwambara birukana kuko Imana ngo yari igiye kumukubita inkoni ngo Sara araruka na Aburahamu barategereza rya sezerano peragari zabe imyaka 5 wapi imyaka 10 wapi 15 yabaye ibise n'ibite Sara yagombaga kuba yarafite uburenganzira bwo kubaza umutware ariko warumvise neza uko Imana ni Aburahamu yabwiye ntabwo bitubwira ko Sara Imana yavugishije Aburahamu none se warumvise neza koko none ko ni gute ngo Sara aramubwira abwira umugabo we ati ko ndabona rya sezerano Imana yaguhaye ntabwo ari jewe rizanyuramo narakecuye byararangiye ntacoba kikimvuyemo none kugira ngo isezerano Imana yaguhaye risohore fata kariya gakozi kacu Hagari ujane nako ukabyareho umwana w'isezerano mbese ni nko kuvuga ati reka dufate Imana mu mugongo Imana yananiwe kunyuza mu isezerano reka tuyishigikire tuyisige turebe ko byanyura hariya dufite Imana idakeneye ko tuyifata mu mugongo icyo yavuze no kugisoza izigisoza amen haleluya Imana ishobora byose gusa ikibazo tugira tuba dushaka ngo Imana ikore mu mwanya wacu
yego ariko imana izikora ku mwanya wayo. nukuri kandi umwanya w'imana n'uwacu hari igihe bitamatchinga, bidahura. Akenshi ntibihura. Twategereza dukurikije umwanya wacu tukabona imyaka iciyemo tukavuga ko bitabishobotse bitakibaye. Nicyo kibazo Sara yahuye naco. Jewe naraciye byararangiye nta sinaba kibyara. Aburahamu ati okay. Aburahamu ajana n'umukozi wiwe babona aratwite. Bari kuvuga bataho n'ubundi twe twararanga iyo tuza kubikora kare. Babikora kugira ngo bakemure ikibazo bari bafite. yego Babona Hagara arabya agitwite. Nyirabuja ngo yatangira kumubwira waramusuzugura wa amukuba n'izero amukuba ibintu byarahindutse Sara ntibikiri bya bindi. Nije ufite umwana w'isezerano uravuga se nawe Sara ngo noneho yumva biramupfaye. Yarafite ikibazo cyo kubura umwana, hiyongereyeho ikibazo cyo gusuzugurwa n'umukozi. Bega kubabara, bega yo ngo yamabwira Aburahamu ati irukana iri shano, irukana kura ahangaha umwirukana. Aramwirukana n'umwana we yari yabyaye. Hari igihe tuba dushaka kunyura mu nzira z'ikirundi niko abarundi baza babyita inzira ngufi ngo dukemure ikibazo. Aho gukemura ikibazo tukongeraho icya kabiri. Yanyuze muri Hagari ngo akemure ikibazo cyo kubura umwana. Aho kugikemura hiyongeraho ikibazo cyo gusuzugurwa n'umukozi we. yego nukuri Kubera kudategereza umwanya w'Imana. Kudategereza umwanya w'Imana. Igihe barategereza barakomeza noneho baraburiwe. Baragira gute? Sara ntatwite, Hagari wari utwite yabasuzuguye baramwirukanye. Uko se bibaye biki kandi Imana yaje? Uko se bibaye biki? Igihe kiragera ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo Imana isura Aburahamu. Biramubwira ngo harageze harageze ko ryasezerano no kubwira isohora. Ariko mubanze muhindura amazina yanyu. Mubanze muhindura amazina yanyu. yego Mbese ni bwo kuvuga ati ayo mazina mwarayanduje, mwarayacafuje, mwanze muhindura amazina, muhindura amazina. Bamaze kubikora barategereza. Umunsi umwe ngo Aburahamu yicaye mu muryango w'ihema ryiwe. Wabona haje abagabo nimba ari batatu, ngira ngo bari batatu. Ngo babona bashaka ngo gutambuka. Ngo aragenda arahaguruka. Ngo arababwira ati ngo nimba mbagiriyeho umugisha nimubaze muze tubafungurire. Ati sawa baraza. Sarire umutima mwiza ni mwiza nyine koko. Baraza ngo Aburahamu abwira Sara ati tugize abashitsi reka tubafungurire. Reka tubafungurire. Aburahamu ngo abwira umukozi we ngo nabaga ikimasa barababagira barabatekera babakorera nyine ibintu by'isuku babatekera neza barabagaburira. Ngo bamare kubagaburira ico gihe Sara kubera nyine ukuntu abagore bafatwaga ico gihe ntiyaza yari iruhande rwabo bashitsi yabikoreraga iriye inyuma. Nuko ntiyabashaka kwegera n'abo bantu. Noneho abantu bamaze gufungura ngo babaza Aburahamu ese Sara umudamu wawe ari hehe? Bati ari hariya mu ihema. Baramubwira ngo ikindi gihe kiki nigishika Sara azabyara umuhungu. amena Ikindi gihe kiki ingo kuvuga ati nyuma y'umwaka umwe Sara azakikira azabyara umuhungu. yego
Sara ngo arabumva ari mu ihema ngo araseka ariko icyo gitwenge yasese nticyari igitwenge cy'ibyishimo, cyari igitwenge cyo kubasuzugura no kubagaya no gukekeranya. Niyenda yaravuze ati ariko bano bagabo mana yaje isupu nabatekeye nihaye ibavugisha amabwa, nibagende ntabwo tubafagiture, nta fagitire tubaheza, nibagende nibareke kuvuga ibintu bitabaho, nibagende ngo araseka mu mutima araseka. Jewe baranzi bazi uwundi we, bazi uwundi we. Icyo gihe Sara ngo yari afite imyaka hafi 90, ndebera umudamu w'imyaka 90, niyenda amenyo yarakutse, ariko aragendera ku gakoni, yaragondamye. Aburahamu icyo gihe afite imyaka hafi 100, none uwo mugabo ko arababwira ngo bagiye kuzabyara. Wa mugabo we uri mu biki, bamenya ko Sara yasetse, kandi yasekejwe no gukekeranya. Ngo babwira Aburahamu bati niki gisekeje umudamu wawe, mubwiraze mumuzane, mubwiraze araza. Ese Sara we niki cyagushekeje? Ati reka da sinasetse. Oya wasetse, ugize gukekeranya none ugiye no kubesha, wasetse. Kuraseswa niki? Kuraseka ngo bama bamenya n'icyatumye aseka. Kuraseswa ngo ntuzabyara. Baramubaza ngo wewe ubizi tubwire ikidashobokera Uwiteka. Yego nukuri. Haleluya. Wewe uzi ikidashobokera Uwiteka kabisa. Jewe ubikubwira nzi ibyo ari byo. Yego. Dayeri hano muri Bibiliya biravuga ngo n'Uwiteka wari uhavuga ibyo. Uwiteka bazabura ati niki gisekeje sa, niki kidashobokera Uwiteka. Haleluya. Amen. Niki Imana yagambirira gukora umuntu akagihagarara imbere akayibuza inzira. Ninde waziba inzira Imana ikabura aho inyura? Ninde wafata ukuboko kw'Imana ngo kwe gusohoza ico ijuru ryagambiriye gukora? Ninde yitwa nde? Avuka he? Ni mwene ndungu, ni mwene. Igihe kiragera. Haleluya. Amen. Igihe cyagenwe n'Imana gisohoye. Sara afite imyaka 90, Aburahamu imyaka 100. Imana ishimwe. Babyara umwana w'umuhungu w'isezerano. Haleluya. Sara ngo arongera araseka, niko Bibiliya ivuga ngo araseka. Yego. Imana irasekeje. Ukuri. Imana irasekeje. Mbona bazabyumva bose bazasekana nanje. Amen. Haleluya. Haleluya. Icyo gutekeranya ni igitwenge cyo gushima cy'ibyishimo, akikiye Isake ko aramureba agahinja agahungu. Haleluya. Araseka. Amen. Bwana Uwiteka lolati losiko. Uwiteka. Amen. Sekeje. Mwene data ndakwifuriza guseswa n'Uwiteka. Asante. Muri ibyo bibazo biguhagaze imbere ndakwifuriza guseswa n'Uwiteka. Kuko nta kitamushobokera. Nandishimwe. Ndashobokera Uwiteka. Imana yari yaravuze iragisohoza. Ngo ni Imana ikurikira ijambo ryayo imyaka 1000 kugira ngo irisohoze. Ni Imana. Muratwumva? Ego turabumva. Ni Imana isoza amasezerano. Amen. Ni Imana ireba uburyo butandukanye nuko tureba twebwe. Ninde wari kwibwira ko umudamu w'imyaka 90
barashizeho bategereje gupfa. ariko isi Imana yavuze no kugisohoza izigisohoza. Amena. Imana itazibesha. Imana ntabwo izi dutera igipindi. Abanyapolitiki iyo bagiye kwitoza muzi ukuntu baza batubesha. Nzabubakira imihanda, nzabazanira amazi, nzabubakira ibitaro, nzabubakira amashuri, nzabakorera ibi nibi. Abantu bakabasukaho amajwi, bamara kubasukaho amajwi cyane cyane abiri iwacu bakama bagenda bakibagirwa, bazosubira kugaruka uko manda yashize. Imana yacu izi duteye igipindi, izivuga ibyo ikora, igakora ibyo yavuze, igakora ibyo yavuze. Kuko ni Imana itareba nk'abantu, ni Imana ishobora byose, ni Imana ishobora byose. Narimo nsoma inkuru z'umusore witwa Daniyeli. Umusore witwa Daniyeli aza kwisanga mu gihugu cy'i Babyloni. Hari ahantu nasomye barambwira ngo yari afite icyo gihe, ngo igihe agiye ngo yari afite imyaka hafi 17 ngo igihe agiye muri Babyloni yisanga iyo ngiyo. Ariko agenda yaramenye Imana ya Isirayeli, agenda mu mutima wiwe yaracumbikiye Imana ya Isirayeli, yaramenye Imana ya Isirayeli yari yisangiye mu mahanga muri Babyloni. Ngo agishikayo niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo agambira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Umuntu yari kwibaza uno musore Imana kuki yaretse bano basore bakagenda, ntibameshake Bashadrake na Abedenego kandi bari baramenye Imana. Hari igihe Imana iza yemera yuko tunyura mu bihe bigoye kugira ngo duseruke ku buhamya. Wari uzi yuko ubuhamya bwawe buhise inyuma y'ikigeragezo cyawe? Ubuhamya bwawe bwihishe inyuma y'ikigeragezo cyawe. Niwemera ukakinyuramo uzaseruka ku buhamya. Haleluya, haleluya, uzamuserukaho. Amena. Daniyeli ngo agera i Babyloni, agambirira kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu musore ndamukunda rwose, ndamukunda. Daniyeli yisanga i Babyloni. Mu yandi magambo yaratuye i Babyloni ariko yanga ko Babyloni muturamo. Yaratuye i Babyloni yanga ko Babyloni muturamo. Ngo duture muri iyi si ariko iyi si ntiduturemo. Iyi si ntiduturemo. Daniyeli muzi inkuru ziwe, igihe kimwe ikiganza cy'Imana kigenda kuri we, kubabwaho n'ikiganza cy'Imana biraruta gukundwa n'abakomeye b'isi, biraruta gushyigikirwa n'abakomeye b'isi n'abatunzi b'ibihugu. Ikiganza cy'Imana cyari kuri Daniyeli, bamuheza okaziyo yo kuzarya ibiryo bivuye ku meza y'ibwami. Iyo aza kuba none yari gutera igisirimba, akavuga ati tuje n'igisirimba, Imana irangasaniye, Imana ibaye umugisha, Imana irakujije, Imana ikoreye igitangaza. Oya, Daniyeli yari afite ijisho rireba kure. Haleluya, haleluya. Ijisho rireba kure. Amenya ko ivyo biryo mbere yo gushika ku meza biza binyura mu bigirwamana. Akaba hari Imana imurimo, ibintu bivuye mu bigirwamana. Saba umuntu wari ushinzwe kubagaburira ngo aramubwira ngo uzutuhereza ibishyimbo. Hari umuntu wahise akuza
murakoze. aho kurya za omelette, aho kurya za firiti z'ibwami, aho kurya inyama z'ibwami, aho kurya biriya byose ngo aravuga ngo muzamuduha ibishyimbo n'amazi. That's it. Muzavuga kuvuga mbere umwana w'igipfu ko baramuha akazi yo gusangira kurya ibiryo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yanga kwiyanduza. Abantu Yego. basuzuma mu bupfu. Kuko nari bivuze yaza kumuha none bari kuvuga ati akabishyira kuri YouTube akavuga yuko Imana yamugasaniye sigaye sangira n'umwami. Yamba binyuza mu ijisho arabibona. Nyuma y'igihe cyo kugeragezwa basanga aribo bafite umubiri mwiza. Haleluya. Kurya ibishyimbo n'amazi. Amen. Biraruta biriya byose bindi biri mu muvumo byanduje. Yego. Daniyeli ngo ikiganza cy'Imana kiba hejuru y'ubugingo bwiwe. Inkuru ziba turazizi neza cyane. Igihe kiragera ngo arakundwa, umwami aramukunda cyane, ngo yari afite ubwenge. Abantu baravuga bati aka kanyamahanga kamenya, aka kanyamahanga gasigaye gakundwa kuturusha. No, akanyamahanga karifije, gateye gatese kandi ngo bashaka bazamuteranya n'umwami barabibura. Bashaka ukuntu bazamuteranya n'umwami barabibura. Baravuga uyu nituja mu kwiba ntituzamufata, nituja mu gusambanya ntabiyo, nituja mu binyoma ntabiyo. Ahantu nyine twamutega tukamufata ni ku Mana yabo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. 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 Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Asante. Bamushakira mu byaha baramubura. Baravuga ngo ntitwowe ibyo byose ntabibambu. Amen. Ahantu hamwe gusa twamutega ni ku Mana ya Isiraheli, Imana yabo. Yego. Barabikora, muzi uko byageze. Barabikora baravuga ngo ntihakagira umuntu wose gusenga iyindi mana. Ibintu nk'ibyo nyine. Nuko babwira umwami shyiraho itegeko, arishyiraho ararisinya. Ariko intego y'ibyo byose kwari kugira ngo babone uko bafata Daniyeli. Itegeko ribasinya. Daniyeli ngo amaze kumenya ko itegeko ryabaye sinye, bagasubira mu cyumba cyiwe agakingura amadirisha yerekeje i Yerusalemu ngo agasenga 3 ku munsi. Ntiyahitamo kwirukanka ngo ahunge, ahitamo gupfukama ngo asenge, agendesha amavi. Kuko twavuze ejo nijoro arasenga 3 ku munsi. ngo buce b'abantu bamushakishaga ngo baraza basanga ko arasenga. Baragenda babwira umwami bati wamenye ibyabaye, wa munyagano urya refije wagize igitangaza yagusuzuguye yagukubye n'izero gute barasenga y'Imana yabo kurya biriya wavuze byose yabisuzuguye. None ga nta kindi nuko mwobo witaka. Umwami ngo agerageza kumurwana. Reka kera warasinye ntagusinyura. Ntibishoboka ukuri. abura uko amukiza. Bagenda bafata Daniyeli baramujana baja kumuta mu rwobo rw'intare. Yego. Bakomantateri bamwe baza bavuga ngo izo ntare babanje kuzisonzesha kugira ngo zitazamugirira imbabazi, atazosanga zihaze zikareka kumurya. Ni komantere, ntabwo byanditse muri Bibiliya, ariko ni komantere nabonye byanditse. Noneho umwami amaze kubura uko agira ngo abwira Daniyeli we ya Mana yawe ni ugukiza. Yandi magambo jewe nagerageje nabuze uko no gukiza, ariko iya Mana uzukorera nta kundi yo gukiza Daniyeli we. Imana ishimwe. Haleluya. Bidashobokera abana b'abantu.
Amen. ibidashobokera abami n'abakomeye imbere y'Imana birashoboka. Yego. Daniyeli baramufata bamujugunya mu rwobo rw'intare. Umuntu yakwibaza Imana yari yagiye he? Wabonaga Daniyeli bahaye bamusukumira mu rwobo yari kuvuga ati mbega umusore wiyahuye, mbega umusore uyu mwana kuki atemeye biriya badeside. None dore Imana yizeye iramutereranye. Singaho iramuhemukiye, ngaho Imana nimukize. Ngaho mbega umwana w'igifu. Uko niko abantu babibonaga. Uko niko abantu babirebaga cyane. mu ijuru naho bakaba bafite iyindi pula. Haleluya. Haleluya. Mu ijuru tuzo dupanga ibyacu, mu isi tuzo dupanga ibyacu, mu ijuru naho bahaye bapanga ibindi. Kandi ibyo mu ijuru birakomeye kurusha ibyo mu isi. Haleluya. 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 Mu ijuru birakomeye kurusha ibyo mu isi. Babona Daniyeli uniye mu rwobo rw'intare, ngaho gani gasubire kistere hejuru. Ngaho ni gasubire kari karegize ishano kanyamahanga. Ngaho ijambo rya nyuma ku bugingo bwacu, ku bugingo bwawe n'ubugingo bwawe n'Imana iri futi. Imana ifite ijambo rya nyuma ku bugingo bwawe. Imana ngo yama yohereza marayika. Haleluya. 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 Imana yohereza marayika. Marayika aragenda abwira za ntare, ndabizi ko mukunda inyama z'abantu, ndabizi ko mugira amerwe, ndakuriya ngo intare zikunda inyama z'abantu cyane. Yego. Iryo joro marayika yamaze izo ntare yamaze shira mu mafungo. Wari wabona intare zifunga? Daniyeli aruruka. Marayika yatanze oda, yavuze. Ijuru iyo rivuze isi izayubaha. Yego. N'intare zizazumva. Ijuru ryavuze n'intare zizazumva. Akanwa zamaze gafunga. Zihinduka inshuti abaturanyi ba Daniyeli aho ngaho. Iryo joro bari aho ngaho. Amen. Neza ziramureba nk'iziheze ijuru ryari ryategetse. Haleluya. 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 Suriza ngo ibyawe ijuru ribitegeke. Yego. Yego. Ritegeke iri joro. Ijuru ritegeke ibyawe. Amen. Intare zamazuba. Ijuru ryavuze. Dufite Imana izivuga n'ibitagira amatwi bikumva. Haleluya. Imana igira umuyaga ngo tuza, umuyaga uceceka. Imana ikabwira amazi ngo nimuhagarare, amazi akamuhagarara. Ahumutse. Iyo niyo Mana twizeye. Iyo niyo Mana twiringiye. Iyo niyo Mana yaduhamagaye, yaduhaye Yesu. Iyo niyo Mana itareba nk'abana b'abantu. Abana b'abantu barebaga Daniyeli babonaga byarangiye, fini termine mugani w'abana, byarangiye. Yego. Mu ijuru bakavuga ngo oya ntabwo byarangiye ahubwo biratangiye. Birago bigiye gukomera. Haleluya. Bigiye gukomera. Ubutse mu gitondo ngo umwami aragenda ngo arahamagara Daniyeli we umukozi w'Imana isumba byose we, ya Mana yawukorera amanywa nijoro, ntiyumva yagukije Daniyeli we. Yego. Daniyeli ngo aravuga. Wamenye amakuru mwami we, wamenye amakuru. Ni amahoro, ibintu ni sawa, ibintu bimeze neza. Ibintu ni sawa, hakuna shida, ndahari, bimeze neza. Haleluya. Uwiteka Imana yohereje marayika afunga iminwa y'intare kubera ko nta cyaha yambonyeho. Nta cyaha. Wa mugabo wari waranze kwiyanduza, Imana imukurikiza ijisho, imukurikiza amaboko yayo akomeye. Mu ntare arahaguruka, baramusohora.
sohoka Daniyeli we sohoka arasohoka ngo baravuga bati reka dupime turebe barya bamureze nabo Daniyeli twamutaye none aragarutse reka dutewe n'abantu nabo turebe ngo barabahamagara kandi ntibabahamagara bonyine babahamagara n'imiryango yabo abadamu n'abana reka nabo tubatege kandi boga ni benshi Daniyeli umwe twatayemo akabagarutse mwe muri benshi kameme niyena ntacu zibatwara intare ngo zirambirwa nuko bika hasi zikaza ziza kubategera hejuru mu kirere arya mafungo zarayemo zari zashonje ngira ngo zibona ibiryo ziratega zirabarya zirabica zirabamara imana yacu irakomeye dufite imana ikomeye imana izijana natwe no mu rwobo rw'intare imana izibwira abameshake shadraki na abedenego ngo ikabwira umuriro ngo ntimubatwike bari muramenye muzi amakuru yabo nabo bahuye n'ikibazo nk'icyo ngo baze kuramya igishushanyo baravuga ati twebwe ntitubiyo ntibishoboka ingoma zivuga itamburu zikavuga igondera abantu bose bapfukamira ikigirwamana babasore batatu twebwe ibyo ntitubibazwa ntitubishobora gute dushobora ngo babwira umwami bati mwamenye ibyabaye babasore washajije bagusuzuguye ngo ararakara nimubazane barabazana uduhungu dutatu tw'abanyamahanga abandi bose bapfukamye abo nibo banzi umwami ngo abashyiraho iterabwo arabwira basha ibyo bambwiye nibyo mwabikoze mwabigambiriye cyangwa niyerere mwakoze niki mwizeye ninde uzabakiza amaboko yanjye akabakiza n'uyu muriro w'itama ninde mwizeye iki kugira ngo mufate risike nk'iyi bishyire mu kaga ntaga nibivuga ingoma idonki itamburu nizivuga biriya byose bavuzaga nibivuga mu mufuka ngo baramubwira ngo mwami we nta mpamvu yo kudisika nawe nta kuja impaka nawe mu icyo tuzi ni kimwe haleluya ni kimwe icyo tuzi ni kimwe imana twizeye haleluya imana dukorera tidukorera imana feble tidukorera imana y'inyentegeke w'imana dukorera ifite imbaraga zo kudukiza ayo maboko yawe wiratana ikadukiza n'uriya muriro w'itanuro kandi izabikora niko bavuga ngo ariko kandi nibiboneka nimba umugambi wayo atari uko ari ukureka ngo dushe nabyo ntibizatuma turamya igishushanyo ariko icyo tuzi ni uko ifite imbaraga zo kudukiza amaboko yawe ikadukiza n'uriya muriro basha murasuzugura bigera ngo nibababoke barababoka babakura amaguru barabajugunya umuriro ngo bari bawushanye barawucanira nimba ari inshuro 7 bawongejemo kugira ngo bashire yebawe imana yaje imana iri muri dosiye umuriro uzawumva imana yabibwira wa muriro stop n'abaremeye gutwika uyu munsi mufate konje ntagutwika umuriro ati yes boss ntakundi niko babatamu ishobora muri wakoze ni kimwe waciye imigozi bari bababohesheje imigozi iracika babatayemo baboshe imigozi umuriro bafasha guca imigozi barabohoka baridagadura haleluya ariko umuntu azanyura mu kigeragezo kikakubera igisubizo yego umwami ngo aze kureba
ugasanga biyongereye twatayemo batatu ko ndabonamo bane ati warabaza tese mwe mwibuka twatayemo bangahe twatayemo batatu yo ko ndabonamo bane kandi uwa kane iwe atandukanye arasa n'umwana w'Imana amena arasa n'umwana w'Imana wa mugabo wa mwami wari ko wikubita ku gatuza ngo yama ibintu byama bihinduka yari ko babwira ngo ni yihe Imana izabakiza ngo muri byabaye Imana imaze gukora ibikomeye ngo arabahamagara Shadrake Abedenego bakoze b'Imana isumba byose haleluya amen ubwo ntibamubwirije ntabwo bigeze bamubwiriza banze kubaha banze kwiyandavuza gusa Imana isigaye wa mugabo atangira kuvuga yamuvuga ngo ntiyakagira indi Imana izasengwa sofe Imana y'abari haleluya haleluya niba izitabara haleluya amen 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 ngiyo Imana iyo niyo Mana itazireba nk'abantu itazireba nk'abantu itazikora nk'abantu itazikora nk'abantu itazikora nk'abantu yego kimwe umwami Yehoshafati aterwa n'abami batatu bariyunga baramutera tukamareho turebe twiyunge twese komanteri zivuga yuko buri umwe wese muri abo batatu yafite imbaraga ziruta iza Yehoshafati noneho bariyunga ko ari batatu kugira ngo bazasembe bamareho baraza ngo bagere mu nzira bamutumaho twaje witegure twaje bivuga ko bari bamusuzuguye neza cyane bari bazi ko ntacyo yabatwara Yehoshafati akabazi abo bantu baje kumutera akabazi ko nta mbaraga afite zo kubarwanya gukinira ko ahamagara abantu arababwira ngo nimuze tuje mu nzu y'Imana tuje gusenga amen nta mbaraga dufite tuje gusenga dutabaza ijuru haleluya amen ijuru dutabaza ijuru abantu barasa barasenga Yehoshafati ngo aravuga ngo mu isengesho ryiwe ngo aravuga Mana we bariya abantu ntiwabahana urebe bariya abantu baduhagurukiye nta mbaraga dufite zo kubarwanya ntaco twakora kugira ngo tubarwanye ariko amaso yacu ni wowe tuyahaye niyo bahaye baza niyo bahaye badushyiraho iterabwoba ni wowe duhaye duhanga amaso Imana yamuvuga ngo hao muceceke mbabwire irababwira ngo ejo muzagende muze kubateka ejo muzagende kubateka kuko muri iyi ntambara ngo ntikibaye yanjye iyi ntambara igiye kurwana muzabibona ndayifashe ejo mugende muze kubateka ngo baragenda kandi cyatangaje ngo ntibashyira abasirikari imbere bashyiraho abari bafata abaririmbyi bari bo bashyira imbere wari kubona Yehoshafati ashoreye abaririmbyi yari kuvuga mbega umugabo wacangagikiwe uyu mugabo ari mu biti sinzi nimba muri abo baririmbyi harimo abadamu sinzi ariko abaririmbyi ni abantu bataza barwana ntabwo barabasirikare barabaririmbyi ngo arababwira ngo aribo baje imbere nimuje imbere ngo baragenda baje imbere bari kuvuga bati abantu bari kuvuga bati Yehoshafati wabaye ute none ubwo bagwamutesha umutwe hari ahandi wari wumva baririmbyi barwana abantu barateye abami batatu baraje baduteye n'ibitwaro bikomeye none wowe kuza kuririmba wasaze ariko yari yamenye icyo Imana yavuze haleluya amen yari yamenye aho byavuye yari yamenye ko n'Imana itadutererana n'Imana itareba nk'abantu n'Imana idafite ikinaniye baragenda bashikaho Imana yari yabategetse barahagarara batera indirimbo bahaye bafesinga bahaye
barebana n'abaduyi babo ngo baratera indirimbo korasi yoroshe cyane korasi yoroshe baravuga ngo nimuhimbaze Uwiteka haleluya nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose bayisubiramo haleluya amen bahimbaze Imana kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose haleluya ijuru ribumva kenshi ijuru ryamba rimanuka intwaro z'Imana uzi icyabaye barya baje bafite ubumwe basubiranamo barashubitana barishana bo abandi nabo basubira muri ya refu muri ya korasi abantu bagatemana korasi bigatsika Mana ishimwe haleluya Imana itandukanye n'abantu Imana ikora nk'abantu Imana ireba nk'abantu dufite n'iki cyane ni Uwiteka n'iki cyane ishobora kurwanisha indirimbo abanzi bagasubiranamo nguko uko Imana izikora bwoko bw'Imana nguko uko Imana izikora Imana ikoresha ibinyantegeke kugira ngo ikoze isoni byibwira ko bikomeye Mana ishimwe dufite Imana itareba nk'abana b'abantu uwareba izo ngabo z'abami batatu zari zije abantu bari barebye na Yehoshafati yari yamenye ko ntacyo bashoboye ariko Imana yo ngo izirebe yabibona ko izi kuba ni zero mugende gusa muri iyi ibisigaye ndabyikorera byasabaga kwizera gukomeye kuvuga ngo murarwanisha indirimbo ngira ngo abakoroneri bari aho n'abakomanda bari aho baracanganye baravuze bati ibi nta handi turabibona mu ishuri ya gisirikare turabyiga nibwo bwa mbere tubona ibi ngibi nibwo bwa mbere ariko ubwoko bw'Imana mu ijuru hari Imana mu ijuru hari Imana mu ijuru hari Imana sinzi ibyo uhayinyuramo sinzi intambara uhayinyuramo ubwoko bwacu ibyo barimo turabizi ibyo turimo turabizi mu ijuru hari Imana itabara haleluya reka duhamagaze ijuru dutabaze ijuru umuzehe wacu Revera ejo bundi yaratubwiye ngo hari igihe batewe ngo Imana irababwira ngo nibatereza haleluya gusa batereza haleluya abanzi barahunga haleluya amen iyi Mana ya Daniel iyi Mana ya Aburahamu na Sara iyi Mana ya Yehoshafati Imana ya Meshaki Shadraki na Abedenego niyo Mana twizeye niyo Mana ntizisaza ntizija muri vakanse ntizija muri pansiyo niyo Mana twizeye mureke tuyihanga amaso ibisigaye izabikora twirinde icyaha Imana yanga icyaha